abanditsi benshi batekereza ko kwandika scene ifite dialogue nyinshi ari byo bigira nziza, ariko uko ntabwo ari ukuri. Dialogue nziza ntabwo igizwe n'abantu bari kuganira dialogue nyinshi cyane, kuko ushobora kwandika scene kuri page zigera mu 10 ari dialogue, ari ibiganiro, ugasanga n'ubundi iyo scene ntabwo ikoze. Ahubwo scene nziza yubakwa n'impinduka. Iyo nta mpinduka iri muri scene yawe, icyo gihe scene yawe iba yamaze kuba mbi already. Scene ni iki? Scene ni igice cy'inkuru kibera mu gihe kimwe n'ahantu hamwe, ariko si buri scene ifite agaciro. Scene nziza igomba kugira impamvu yo kubaho, ku buryo iyo ivuye muri script already uhita ubona ko utagaje ikintu gikomeye. Mbese niba wafata scene ukayikura muri script, cyarangira script ntihinduke, nyine inkuru yo komeza ari yango direct, n'ubundi iyo scene nimbi ikuremo. Niba ntacyo scene ihindura mu nkuru, ubwo ntabikenewe. Scene nziza igomba kugira ibi bintu bine. Cyambere ni goal, intego. Urugero rwose rwa goal: Hassan ashaka gukora film ariko nta mafaranga afite, agiye kureba producer ngamuhe amafaranga. Intego ye ni ugusaba amafaranga, ni ugusaba inkunga. Icya kabiri ni conflict. Iyo nta conflict ihari, nta mpamvu yo kureba scene. Urugero, aha producer ashobora kumusubiza ati igitekerezo cyawe ni cyiza, ariko ntabwo ngenda yeze amafaranga mu hotel bagafata. Ikindi, scene nziza igomba kugira change, igomba kugira impinduka. Urugero, Harrison yinjiye afite icyizere, hanyuma asohoka acitse intege. Aho hari impinduka yabaye. Icya kane, scene nziza igomba gusiga ikibazo. Ese Hudson azabona ndumufasha? Iki ni gituma abantu bakomeza kure. Urugero rwa scene mbi: Hudson, genda rero umupira nambare. Nta kibazo. Urugero rwa scene nziza: Hudson, niki? Genda rero umupira nambare. Ose wagiye kuwizana nta maboko ufite? Uvuze ngo iki? Urageye rero nkije dago ndumuboyi wawe. Agosha, uzi kuri murumuna wanjye? Kamba. Scene nziza igomba gusunika story, igomba gusunika story, igahindura character. Niba scene yawe itari guhindura story, nta kintu iri guhindura, itari guhindura mu character, cyangwa uramutse uyikuyemo nta cyuho cyasigara, iyo scene ni scene mbi, ushaka wayikura muri film yawe. Ntukandike scene kubera ko ari nziza, jya wandika scene kubera ko ufite intego. So, mbere yo kwandika scene ujye ubanza wibaza ibibazo: ninde ushaka iki? Ese ninde umubuza kukigeraho? Bya bibazo n'undi twayereka ari tuvuga. So, numara gusubiza ibyo bibazo, aribwo ubona kwandika scene. Buri scene yose igomba kuba ifite intego, buri scene yose igomba gusunika story. Scene igomba guhindura mu character, ikagira ikintu isiga. So, mu isomo rya gatanu tuzigamo uburyo dushobora kwandika script, tukandika dialogue zisa nk'iz'ukuri. So, reba neza ariko wiyandikishije, kanze subscribe. So, njye ndi Jude Hudson, nizere ko wamaze gukora subscribe. Thank you. Ciao, ciao.